n'amavangingo ariko nicyo kinyarwanda gisobanutse. Ibindi ngiye simbizi muzagenda mubimbwiraho gake gake. Ibindi rega abagore tuhura n'ingorane nyinshi. Ntabwo mwebwe mujya murona ku bagabo ngo mumenye ibintu duhura nabyo. Ubona ko dutera ubumuga bwinshi bugiye bugize gute butandukanye no kwa muganga bagiye batubwira ko nubwo onapo ari nziza mu kuturinda gusama ariko nanone hari ibyo zangiza mu mubiri. Mu byo zangiza rero n'ububobere bushobora kugenderamo n'ayo mavangingo ashobora kujya gute kugenderamo. Ubundi abagabo mupiki no kwa muganga mwakubitiweyo ufite y'amadeni ku buryo umugore akubwira ati ndarwaye none muganga yakuntumye kugira ngo duhe imiti dufasha twembi dukire tumererwe neza, kuvuga ngo ntabwo ujyayo numva rwa atari ikibazo gikomeye. Niba uzasanga rero avuyeyo bamuteye izo nshinge zibabaza kubi cyangwa se bamuhaye ibyo binini bimumereye nabi arabinywera arabirangije kuko suruse inkomoko y'aho iyo ndwara iri guturuka itigeze ivurwa ukongera kugira gute ukazimwanduza zikazageraho zikaba chronique y'umumama w'umugabo washakanye n'umugore. Umugore azi ko nta nyababyeyi afite muri we matirisi bari barayikuye muri tewe n'impamvu runaka zabiteye akiri umukobwa. Arangije babaho batajya kwa muganga ariko bategereza urubyaro bararubura. Birumvikana ntabwo ari kubona urubyaro kandi nta nyababyeyi agize gute afite akumva yuko by'umugore yamubwiye ngo ufite. Byarangiye umugabo asanze abyara ariko rotapase kandi umufaransa yaravuze ngo rotapase ne reviendra jamais. Bari barataye igihe ubwo rero ndabinginze nawona kuzishobora gutera icyo kibazo bubaye ngombwa mu kujya kwa muganga bakabarebera mwahindura ubundi buryo mugashaka izindi ngamba aho kugira ngo mubure umunezero wo mu rugo. Tekerereza uko bimeze bagufatira ibizami. Hari igihe wasanga ufite uburwayi ufite infection ama-infection nababwiye yuko ama-infection akunda gutuma abagore batagira amavangingo. Usibye n'amavangingo no kugira ubushake ntabyo ufite ama-infection nta nubwo ugira ubushake wumva ubangamiwe mu mubiri ntabwo uburyoheye. Niyo mpamvu rero mama rero atubwiye yuko yagiye mu Kinyarwanda kumuvura ngo basanga umwenda we w'imbere mukase ngo niwe wari waramureze. Urabizi ko ababyeyi nyine barera abana batabyaye bakunda kuba abapagane cyane ntibabifurize imigisha ntibabifurize amahoro. Ugasanga bamwe ntibashaka ko babyara abandi ntibashaka ko bunguka ugasanga bamwe ntibashaka ko agira amahoro. Nuko nawe rero yagize mukase mubi ngo afata umwenda we w'imbere aragenda areba igiti cyakubiswe n'inkuba. Ibaze nawe igiti cyakubiswe n'inkuba wakundi inkuba yagikubise kikuma niko nawe yagiye amfata uwo mwenda awushyira hagati y'icyo giti maze aragenda yuma nk'icyo giti. Ahubwo naravuze ngo ntago ari cyo kintu cyonyine gusa cyakubaka urugo. Ntanga n'ingero ndavuga ngo hari abantu benshi bari bafite ayo mavangingo ari ba nyirasibura ariko ntibubaka urugo rurasenyuka. Yaba ari icyo rero cyubaka urugo abo bafite ayo mavangingo ntabwo bakabaye baragize gute barasenye urugo. Cyakora gikunda ukoraho kimukoraho amavangingo gahita aza yihuta akaza kandi ari menshi adahagarara mpaka igikorwa kigize gute kirangiye. Uwo nguwo rero ba wundi bavuga muri ba bandi beza ba mbere. Urumva hakaza undi wa kabiri ushobora kugira amavangingo ariko aho mavangingo akaboneka habayeho kugorana ari ugushakisha numva ukayasaka nk'usaka ibisasu hanaza hakaza ibimeze nk'urufuro. Hari abantu bavuze ngo hari abagore bagira urufuro. Yaba abantu bateye gutyo babaho amahirwe yo kugira amaperime, hari abagize amahirwe yo kugira amafaranga, hari abagize amahirwe yo kujya hanze, hari abagize amahirwe yo kugira ababyeyi. Abantu buri muntu wese agira amahirwe ye. Hari utagira ayo mahirwe rero niyo wagize ayo mahirwe ko uwo mugore ukoraho waba ukimuvugisha akizana nta mahirwe wagize ariko ntabwo ari yabose. Hari n'ugira rero hari n'utunga wa mugore ugomba kuyashakisha. Aho rero biba bisaba iki ubwenge ni ubuhe kubanza ukamutereta ukamuhendahenda ukamushyira muri mudu kandi none mugakora icyo gikorwa muri kuganira. Apana kugenda wishora
hari abagabo mutazi gutereta amana, iyo ateza abagore banyu ngo nta mavangingo bagira, hari igihe muzajya mwisanga mufite uruhare, kuko hari igihe umutoteza mubana gutyo ngo nta mavangingo bagira, byarangiza yazahura n'undi muntu akayabona, none uwo muntu niwe uba yamuzanyemo cyangwa yarayasanga. Nongeye kubaha ikaze kuri Climax TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha. Nk'uko bisanzwe nari mbakumbuye, hari hashize iminsi mikeya tudaherukana, nongeye kuza rero kandi nk'uko nabijeje nkabwira nti bose nzaza mbabwire impamvu runaka zishobora gutuma umugore atagira amavangingo cyangwa atazana n'amavangingo, ariko nicyo kinyarwanda gisobanutse, ibindi ngiye simbizi muzagenda mubibwiraho gake gake ibindi binyarwanda mujye mukoresha. Okay, ubushize navuze yuko kugira amavangingo atari byo byubaka urugo gusa. Mwanteye amabuye, mwari munyishe mu gikari, ako se reka mbisabire mwagiye mwandika muri komanteri hariya baba barashyize tugomba gukomanta nicyo baba barahageneye. Rero iyo unyandikiye mu gikari kuri WhatsApp yanjye, ibyo unyandikiye abandi ntibabibona, kandi hari igihe wasanga n'abandi bari babikeneye nk'inama cyangwa se bakeneye nabo kubitekerezaho. Rero bibaye byiza nshuti yanjye, ni ukuri kunyandikira kuri WhatsApp yanjye inbox ni byiza, ariko nka bya bibazo mujya mumbaza, ibitekerezo mujya mumpa, bibaye byiza mukabinyandikira muri komanteri, byarushaho kundyohera, kandi yenda no mu buzima busanzwe no kuri WhatsApp mukansuhuza rwose. Rero uyu munsi nk'uko nabasezeranije yuko nzababwira impamvu runaka zishobora gutuma umugore atagira amavangingo cyangwa atoroha, nanjye naje aricyo nshaka kugira gute kubaganirizaho. Hari impamvu nyinshi rero zitandukanye. Hari uburwayi abantu bize siyanse cyangwa se bize biyoloji bibuze kugorana kubabwira yuko no kuroga ibyo bintu bibaho ariko umunyarwanda umwe yaravuze ati ibyo bintu barabiroga rero hari uburwayi bushobora guterwa n'ibyo urya n'uburyo witwara, n'abo wagiye ubonana nabo bakaba bakwanduza uburwayi bushobora gutuma wuma. Icyo ni icya mbere. Hakaba hari ibyo bashobora kukuroga, nabyo ndaza kubivugaho. Hari umuntu waduhaye ubuhamya bw'ukuntu bari baramuroze, nyuma akaza gusanga ni uburozi akivuza kandi bigashira. Icyo ni icya kabiri. Ikindi gishobora kubitera, umugabo washatse cyangwa se mukorana icyo gikorwa nawe ashobora gutuma ayo mazi atagira gute, ayo mavangingo atagira gute, ataboneka. Ubwo urumva rero ni byinshi cyane. Ubwo muri byinshi nakababwiye, iby'ingenzi ngiye kubabwiraho n'ibyo bitatu. Ubwo rero twirengagize ko hari n'izindi mpamvu nyinshi ntabasha kurondorera ahangaha nonaha zishobora gutuma umugore yumagara cyangwa se abura amavangingo cyangwa abura ububobere. Urugero nka onapo. Hari abantu bajya muri onapo pe onapo zikabanga, onapo ntizihure n'imisemburo yabo, ugasanga hari abajya muri onapo bamwe imihango igahagarara burundu, bumva akazongera kujya mu mihango ari uko yavuye muri onapo. Iyo onapo ishobora no kugutera kumagara, kandi wari usanzwe mu buzima busanzwe nta kibazo ugize gute ufite, ikaza ikagutera kumagara, umubiri ukuma pe. Hari uwagize ansetsa ngo iyo ari muri onapo ngo ameze nk'umugabo. Ubwo kumera nk'umugabo ni iki? Ni ukumva nta bushake ufite, adashaka umugabo. Urumva rega abagore duhura n'ingorane nyinshi. Ntabwo mwebwe mujya muri onapo bagabo ngo mumenye ibintu duhura nabyo. Onapo zidutera ubumuga bwinshi bugiye bugize gute butandukanye. No kwa muganga bagiye batubwira ko nubwo onapo ari nziza mu kuturinda gusama, ariko nanone hari ibyo zangiza mu mubiri. Mu byo zangiza rero n'ububobere bushobora kugenderamo, n'ayo mavangingo ashobora kujya gute kugenderamo. Niyo mpamvu nababwiye ngo kujya kwa muganga ni ingenzi. Nicyo cya mbere cy'ibanze, bakareba ese ni onapo uri gukoresha ishobora gutuma ikibazo kibaho cyangwa ni ubundi burwayi. Navuze yuko n'ama-infection nayo ashobora kujya gutera ubwo burwayi. Kandi ikindi akantu ntakwibagirwa kuvuga kuri ama-infection, bagabo kuki iyo abagore banyu barwaye ama-infection mudashaka kujya kwivuzanya nabo? Kandi
abaganga iyo basanze umugore afite ama infection baravuga ngo mukwiye kwivuzanya mwembi, kuko nawe uba wagize gute warayanduye, kuko umugore abona yakubwira ati tujye kwa muganga uti wapi, ubundi abagabo mupiki no kwa muganga mwakubitiweyo ufite amadeni ku buryo umugore akubwira ati ndarwaye none muganga yakuntumye kugira ngo duhe imiti dufasha twembi dukire tumererwe neza, ukavuga ngo ntabwo ujyayo, numva atari ikibazo, ikibazo gikomeye. Niba uzasanga rero avuyeyo bamuteye izo nshinge zibabaza kubi, cyangwa se bamuhaye ibyo binini bimumereye nabi, arabinyweye arabirangije, kuko suruse inkomoko y'aho iyo ndwara iri guturuka itigeze ivurwa, ukongera kugira gute ukazimwanduza, zikazageraho zikaba koronike, zikaba zamutera ubugumba, zikaba zamutera kugenda iyo mitsi ikaziba, iyo mitsi izana amavangiro ikaziba. Rero ndabinginze umugore nakubwira ati nagiye kwa muganga basanga ndwara ama infection, none bavuze ngo nawe ukeneye kwivuza, ujye wumva icyo umugore avuze, dore ko mwikunda cyane, murikunda pe, ikintu cyitwa kwikunda abagabo mukiziho namwe ko mwikunda. Rero ndabinginze mujye mugana kwa muganga abarebera ikibazo. Ejo bundi numvishije story y'umumama w'umugabo yashakanye n'umugore, umugore azi ko nta nyababyeyi afite muri we, matirisi bari barayikuye muri bitewe n'impamvu runaka zabiteye akiri umukobwa, arangije babaho batajya kwa muganga, ariko bategereza urubyaro bararubura. Birumvikana ntabwo yari kubona urubyaro kandi nta nyababyeyi agize gute afite. Rero abwira umugabo mu buryo bwo kwiyerurutsa, abantu baraza babagira inama, baravuga ati mwagiye kwa muganga, ko hari igihe bajya basanga abantu bakabyara bakabaha imiti bakabakurikirana kandi bakazarangira babyara. Umugabo aravuga ati nibyo tuzagenda. Umugore akajya bimubwira mu rwego rwo kwiyerurutsa, ariko umugabo bya bindi byanyu byo gutinya kujya kwa muganga akabwira umugore ngo nagende. Iyo nkuru iratangaje. Umugore kuko azi yuko afite ikibazo n'ubundi akikoza hari akagaruka akavuga ati mvuye he, kwa muganga basanze nta kibazo ngize gute mfite. One day kwakunda abagabo bajya bakubagana, murumuna w'umugore ngo wari uhari abaramwadukiriye, amuteriye ati what, ndabya possible, ntabwo bishoboka, ntabwo umwana ari wanjye, atangira kubirwanya. Uwo mukobwa aravuga ati wowe twabonanye bwa mbere urabizi, ubwo niba umwana atari uwawe rindi uzajya gufatisha DNA. Agiye gufatisha DNA test asanga umwana ni uwe. Gute bishoboka gute kandi kwa muganga baratubwiye ko tutabyara? None ko bari barabibwiye umugore, mugabo we bari barabikubwiye, wowe wigeze ujya kwa muganga? Abagabo mutinya kujya kwa muganga, ni ukuri kw'Imana muzajya muhura n'ibibazo nk'uwo mugabo yahuye nabyo. Bari barabanye imyaka myinshi batabyara, umugore afite ikibazo cy'uko matirisi ntayirimo, ariko kubera umugabo atajya kwa muganga ngo nawe yikurikirane ko bababwirire hamwe ibyo bibazo, bamucishe no muri ecographe barebe ko umugore wari normal, akumva yuko ibyo umugore yamubwiye ngo byarangiye umugabo asanze abyara, ariko rotapase, kandi umufaransa yaravuze ngo rotapase ne reviendra jamais. Bari barataye igihe yakabaye afite umwana wiga segonderi, nibwo yaragiye kubona umwana kandi udaturutse kuki umugore. Mujya kwa muganga, hari igihe muzajya musanga hari n'ubundi burwayi afite yakuye n'ahandi nawe utazi. Kubera iki mutinya kujya kwa muganga? Mujye mujyana abagore banyu kwa muganga, aho kugira ngo ujye kumuca inyuma usenye utangiye kujya gusesera izindi ngo, cyangwa se ujye mu bandi bagore bo hanze. Jyana umugore wawe kwa muganga nyabuneka, murebe ikibazo gihari, mwivuze. Ubwo rero ndabinginze nawe nakuzishobora gutera icyo kibazo, bibaye ngombwa mukujya kwa muganga bakabarebera, mwahindura ubundi buryo, mugashaka izindi ngamba, aho kugira ngo mubure umunezero wo mu rugo. Hashobora kuza uburwayi busanzwe pe, busanzwe kandi no kwa muganga bashobora kuguha imiti ugakira. Ahubwo ikintu kitubaho, dukunda kugira ubujiji cyangwa kutita ku bintu, ugasanga umuntu araho azi yuko arabona ko nawe ari ikibazo, ariko ntashakishe igisubizo, akumva ko ari ibyo ngibyo agaterera. Mudamu, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, aho isi igeze n'ibintu abagabo baba bakeneye ku bagore, biragoye kuba wabona ufite icyo kibazo ugatuza ukaryama ugasinzira. Rwose nawe washobora kuba wafite ikibazo gikomeye. Niba ubona yuko ufite iki kibazo, jya kwa muganga ubibatekerereza, ubabwire uti
ko bigenda gutya na gutya nkaba nta bubobere akaba n'amavangingo ntayo, ni ikihe kibazo? Ubatekerereza uko bimeze, bagufatira ibizami. Hari igihe wasanga ufite uburwayi, ufite infection. Ama infection nababwiye yuko ama infection akunda gutuma abagore batagira amavangingo. Usibye n'amavangingo no kugira ubushake ntabyo ufite, ntabyo ufite ama infection, nta nubwo ugira ubushake, wumva ubangamiwe mu mubiri, ntabwo uburyoheye. Niyo mpamvu rero ningingo ngo genda ujye kwa muganga babanze barebe ko nta ma infection ahari. Nibasanga ntayo, uzunywa amazi yanywere ku gihe. Aya mu gitondo nakubwiye yuko akazuyaza ari afite agaciro cyane, ayandi uyanywa ugiye gutaha cyagiye ku mugoroba. Mu gihe witegura gutaha unywa amazi yawe utahe, ugerageze. Nibyanga ujye no kwivuza mu Kinyarwanda, baranaroga mwana. Hari umuntu wigeze atubwira ukuntu yari afite ikibazo gikomeye ku buryo we noneho nta n'ububobere pe. Hari ukuntu ubura amavangingo ariko ukaba ufite ububobere, ukaba woroshye, umugabo akaba yabikora akanezerwa, ariko nyine bya bindi baba bakeneye by'ikirenga by'amavangingo ukaba utabigira. Rero ibyo ngibyo bibangamira abagabo n'iyi minsi. Ubwo rero we nta n'ububobere yagiraga gutyo yagiraga, no kugira ngo umugabo abanze ko abashe kumwinjiramo ntabwo byoroha. Rero babona ko ari ikibazo, bajya kwa muganga bafata ibizami byose basanga nta ma infection afite, basanga nta kibazo na kimwe afite. Arangije abitekerereza umuntu, aramubwira ati uzajya kwivuza mu Kinyarwanda. Ntabwo mbabwiye ngo mujya mu Binyarwanda, nanjye ni inkuru numvise kandi numva iyo nkuru nyibabwiye namwe. Hari igihe umuntu yayibyaza umusaruro bitewe n'ikibazo agize gute afite. Uwo mama rero atubwiye yuko yagiye mu Kinyarwanda kumuvura, ngo basanga umwenda we w'imbere mukase ngo niwe wari waramureze. Urabizi ko ababyeyi nyine barera abana batabyaye bakunda kuba abapagane cyane, ntibabifurize imigisha, ntibabifurize amahoro. Ugasanga bamwe ntibashaka ko babyara, abandi ntibashaka ko bunguka, ugasanga bamwe ntibashaka ko agira amahoro. Nuko nawe rero yagize mukase mubi, ngo afata umwenda we w'imbere aragenda areba igiti cyakubiswe n'inkuba. Ibaze nawe igiti cyakubiswe n'inkuba. Kwa kundi inkuba yagikubise kikuma, niko nawe yagiye amfata uwo mwenda awushyira hagati y'icyo giti, maze aragenda yuma nk'icyo giti. Yari umugore mwiza w'inzobe yaka, uteye neza, uteye imbabazi. Umurebeye inyuma wabonaga nta kibazo na kimwe ashobora kuba agize gute afite, ariko kubera ubwo burozi yari yararozwe bwari bwaramuteye icyangiro pe, bwari bwaramuteye icyangiro n'umugabo yenda kugira gute kumwirukana, kumusenda. Nuko rero agize amahirwe, kubw'amahirwe arivuza birashira. Bimaze gushira ubuzima burakomeza, agira amavangingo, urugo rwubaka bigenda neza. Rero n'uburozi bushobora kuzamo, abantu ntago ari beza. Hari abantu batizera uburozi pe, hari abantu bo hanze ahangaha batizera uburozi, bakumva yuko kuroga ngo bitabaho. Abanyarwanda n'abanyamahanga bafite shimi iteye ubwoba. Bafite shimi iteye ubwoba, barakuvangira pe, ugasanga ibintu bigenze nabi. Ubwo rero icyambere nagushishikariza mbere yo gushakira ahandi aho ariho hose, banza ujye kwa muganga. Ujya kwa muganga barebe se ikibazo cyawe ni ikihe. Biri guterwa n'uburwayi busanzwe, biri guterwa n'uko wenda bakugiriyeyo. Urebe nyaboneka ibintu birakomeye hanze ahangaha. Rero ubundi nivugiye yuko amavangingo atariyo yubaka urugo. Abagabo bari baranyandikiye telefone yenda guturika, barambwira ati naso ugatinyuka ukavuga ngo amavangingo si wowe yubaka urugo, ati icyo ni igiki kiyubaka, ati sawa, ati ahubwo se ni igiki tuba dukeneye. Ndavuga nti okay, namwe munyeretse amarangamutima yanyu, bitumwe menye icyo nzavugaho. Mwoka byaramwe rero mumbabarire narakosheje, amavangingo niyo yubaka urugo. Ariko mwanyumvise nabi, ntago navuze ko amavangingo adakenewe, ahubwo naravuze ngo ntago ari cyo kintu cyonyine gusa cyakubaka urugo. Ntanga n'ingero ndavuga ngo hari abantu benshi bari bafite amavangingo ari ba nyiransibura, ariko
ntibubaka urugo rurasenyuka. Yaba ari icyo rero cyubaka urugo, abo bafite ayo mavangingo ntabwo bakabaye baragize gute barasenye urugo. Cyakora gishobora kuba kiri muri bimwe bishobora gutuma umugore yakubaka urugo rukaryoha, rukagira umunezero, rukaba rwiza. Ubwo rero nshuti yanjye, mumbabarira abantu bantutse, abantu mwantunganyije rwose, mbasabye imbabazi ku mugaragaro. Ikindi rero cya gatatu nashaka kubabwira ko n'umugabo, hari abagabo nabo batazi gushakisha ayo mavangingo, kuko hari abagore batatu. Ubundi hari abagore batatu bafite imiterere itatu itandukanye. Umugore wa mbere ni wa wundi ugira amavangingo ukoraho bitewe n'uburyo akwishimira, bitewe n'uburyo agukunda, ukoraho ukimukoraho amavangingo agahita aza yihuta, akaza kandi ari menshi adahagarara mpaka igikorwa kigize gute kirangiye. Uwo nguwo rero ni wa wundi bavuga muri ba bandi beza ba mbere. Urumva? Hakaza undi wa kabiri ushobora kugira amavangingo, ariko aho mavangingo akaboneka habayeho kugorana, ari ugushakisha umva ukayasaka nk'usaka ibisasu. Uwo ni umugore wa kabiri. Hakaba n'undi mugore wa gatatu ushobora kugira ububobere bwiza rwose, akabatuma, akaba nyine ameze neza, ariko nta mavangingo azana. Ukaba wakora gahunda yawe ukumva urishimye, ariko ayo mavangingo ntagire gute ntaza. Hanaza hakaza ibimeze nk'urufuro. Hari abantu bavuze ngo hari abagore bagira urufuro. Yaba abantu bateye gutyo babaho, kandi nta n'ikintu bitwaye, usibye yuko abantu bapfuye mu myumvire, nabyo nta kintu bitwaye. Hari abantu benshi bubatse ingo kandi bateye gutyo, urugo rukaramba bakanasaza. Ubwo rero abo batatu rero, iyo ugize amahirwe ukaba ufite wa wundi ukoraho bikizana, aho ngaho naguha bravo, nta mahirwe wagize. Ariko amahirwe ntabwo ari ay'abantu bose, ntabwo abantu bose bagira amahirwe amwe. Hari abagize amahirwe yo kwiga, hari abagize amahirwe yo kugira amaperime, hari abagize amahirwe yo kugira amafaranga, hari abagize amahirwe yo kujya hanze, hari abagize amahirwe yo kugira ababyeyi. Abantu, buri muntu wese agira amahirwe ye. Hari utagira ayo mahirwe rero, iyo wagize ayo mahirwe yo kubona uwo mugore ukoraho, waba ukimuvugisha akizana, nta mahirwe wagize, ariko ntabwo ari ya bose. Hari n'ugira rero, hari n'utunga wa mugore ugomba kuyashakisha. Aho rero biba bisaba iki? Ubwenge ni ubuhe? Kubanza ukamutereta, ukamuhendahenda, ukamushyira muri mudu, kandi noneho mugakora icyo gikorwa muri kuganira, apana kugenda wishora. Hari abagabo mutazi gutereta amana, tujya tubyemera. Hari abagabo namwe mutazi gahunda, wumva ko nyine niba warashatse umugore ugomba kuza. Hari ngo abaca amarenga, hari ugukoraho kakakubya urwara. Ntimwigeze muganira, nta story mwateye, ntimwisanganye, ntimwatuguranye. Uwo muntu rero ni wa wundi uzajya mu gikorwa, we kuko ufite impamvu ukagitangira atari muri mudu na nkeya, noneho yatangira kujya muri mudu, wowe ukaba urashoje. Ni hahandi rero uzasanga waba uri umunyabute bikarangiriraho, ukaryama ukwezi kugashira undi kundi kugataha, none ukabimukuramo burundu, na yandi make yabonekaga bigoranye akagira gute agahagarara. Namwe bagabo mutoteza abagore banyu ngo nta mavangingo bagira, hari igihe muzajya mwisanga mufite uruhare, kuko hari igihe umutoteza mubana gutyo ngo nta mavangingo bagira, byarangiza yazahura n'undi muntu akayabona, none uwo muntu niwe uba yamuzanyemo cyangwa yarayasanga. Rero namwe mwige kugira gute gutegura abagore banyu kugira ngo ibyo mukeneye mubibabonemo. Umunyarwanda niwe wavuze ngo inka utahaye ubwatsi, utahaye amazi, ntabwo ubibonamo umukamo. Nta mukamo wayibonamo nk'inka yitaweho. Ubwo rero niyo mpamvu umugore niba wamuhahiye, niba yariye, niba yishimye, nta marangamutima ye wishe, ukamuganiriza, ukaza ukamutereta, n'umusaruro uzawumubonamo uko byagenda kose. Ikindi, wa wundi wifitiye ubworohe udafite amavangingo, ntabwo babimuziza nshuti yanjye. N'abagabo ntabwo mumera kimwe, ntabwo numva bavuga ko n'abagabo batamera kimwe. Ubwo rero
ntago wabimuziza ngo urwo mu rushenye kubw'ibyo ngibyo. Rero ikintu nabashishikariza ni uko wamenya gutegura umugore wawe, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ukajya kwivuza, ukajya kwa muganga mukareba ko nta burwayi bwo kwa muganga bwavurwa na muganga burimo. Mwagenda kwa muganga basanga nta burwayi burimo kandi wamuteguye, wamukoreye buri kimwe ugasanga ntabwo biri gukunda, ukaba wagana n'abaganga bavuza imiti ya gakondo. Nabo baravura. Hari igihe usanga abanyarwanda baragukoreyeho shimi barakwigiyeho shimi, ugasanga nicyo kibazo wagize, atari uko uri mu kagatare nk'uko abantu bajya bagenda bagira gute babishinze abandi. Ikindi, bagore mwige kunywa amazi, kandi ikindi n'uba uri kumwe n'umugabo wawe. Hari abagore mutazi no kwirekura, ugasanga urifunze ntabwo wirekuye, ukagira ngo uri kumwe n'umugabo wawe, ukagira ngo uri kwiba, ukagira ngo urimo kwiba mu kw'abandi. Bicebaguza. Rero namwe bagore mwige kwirekura, mwirekura imbere y'abagabo banyu. Abo ni abagabo banyu. Umugabo wagushatse wagufiteho amabanga menshi, uko wamwirekuraho kose, uko wamuha kose, ni uwawe, ni uwawe. Noneho agerageza arebe ko ibyo bintu byaboneka. Noneho ingo zanyu zigira amahoro, zigira amahirwe, zigira imigisha. Urumva ibyo bintu abagabo babakeneyeho biboneke. Icyo nifuza, impamvu mba navuze ibi ngibi ntabwo ari ugushira isoni, nta nubwo ndi umugore udashobotse, ahubwo ni muri ya gahunda yo kubaka imiryango yacu izira amakimbirane. Abantu benshi bagiye banyandikira bambwira ati vuga kuri iki, vuga kuri iki, vuga kuri iki. Rero ntabwo mba nabasuzuguye, ngerageza mu bumenyi buke mfite no mu kuganira n'abandi, ndetse no gusoma ibitabo, kumva n'amakuru, tukabifatanya byose tukabikuramo ibintu byafasha umunyarwanda cyangwa se umuntu wese ubasha kumva ibiganiro byacu. Kandi na n'ubu mbasaba gukora subscribe. Inshuti yanjye, niba unkurikirana ukaba udakora subscribe, ugura inshuti yanjye koko ukunda ibyo nkora. Mu gukunda ibyo nkora ni ukuntera inkunga, ukora subscribe, ukora share, kandi wandika commentaire, unambwira ikindi kintu nazaganiraho cyagira umuryango nyarwanda akamaro, cyagira sosiyete akamaro. Rero uyu munsi tuganiriye kuri ibyo. Mujye kwa muganga mwivuze, ubundi mwige gutegura abagore banyu, kandi abagore nabo bige kwirekura, ubundi mugire amahoro y'Imana n'imigisha. Ndabakunda, Imana ikandusha abayo.